ariko si ubwo wowe n'umugabo wawe muri mu biki Kanga? Uragira ngo dusange isoko riremuye? Ihangane gato ndaje Patrice. Harya 500 uvuze ko rero tugura indagara tuzongera mu mafunguro muri iki cyumweru. Yego sheri, iza 500 se ntizizageza ku wundi munsi w'isoko? Nzazikoresha neza rwose. Ariko iyo wongeraho 100 tukaguriza 600 byari kuba byiza kurutaho. Akira. Ego ko nuko yabarira mu mufuka muhi. Ariko rero mumbabare numvise ikiganiro cyanyu ntabigendereye. Niko ubwo mwigize amaki. Kucyo tubaje utyo Patrice. Numvise muvuga ngo indagara ngo za buri munsi. Ubwo ibyo mwihaye rwose byo kwigana abakire muzabivamo. Erega mu mpaye rw'amenyo. Musobanurire Kanga. Nasobanurire. Mubwire rwose ko ibikomoka ku matungo nk'indagara, amagi, isambaza, amafi, inyama atari ibyo bakire rwose. Ego baba noneho ngo inyama. Patrice, Karame. Kurya ibikomoka ku matungo ntibisaba ubushobozi burenze. Kuko umuntu agura ibihwanye n'ubushobozi bwe. None se ubayasi 600 ngiye kugura indagara tuzakoresha muri iki cyumweru? Mu cyumweru? Cyane rwose. Icyumweru kizashira mu mafunguro dutegura buri munsi habonekamo indagara. Kuko atari ngombwa kurya izo ndagara cyangwa isambaza mu ngano nini. Icyangombwa nuko bitabura mu ifunguro ry'abagize umuryango. Aha, twe dutegeze igihe twabonye amafaranga tukagura nk'izo nyama cyangwa gafida. Naho indagara n'isambaza. Byanzi ko bihenda sinjya ndeba naho bigurishirizwa pe. Tuvuge se ko iyo ugeze mu isoko utajya ubona ko hari aho batanditse izo ndagara cyangwa isambaza mu mifungo mito mito? Ndahabona ariko sinjya mbyitaho uko nzi ko ari ibiribwa byabifite mama we. Ese ko bimeze rero? Uhereye none aho ujyane na Kangabe urebe ko nubwo waba ufite ibiceri 200 rwose utabona umufungo w'indagara. Uravugisha ukuri? Nukuri pe. Nzihaha kenshi kuko hano ntidushobora gutegura amafunguro atarimo ibikomoka ku matungo. Kuko twamenye ko bigira intungamubiri zihariye utasanga mu bindi biribwa. Umva rero ikindi utazi Patrice. Ubwo uzi ko hariya mu isoko haboneka n'ifu y'indagara? Ego. Iyo se kandi ikoreshwa ite? Ushobora kuyivanga n'ibiryo cyangwa n'igikoma kandi ni nziza pe. Irabikika, ituma ibiryo biryoha kandi bifite za ntungamubiri twakubwiye zihariye zisangwa mu bikomoka ku matungo. Uzajya uyikoresha cyane cyane mu biryo by'uriya mwana wawe ucutse uhora urwaragurika, sibyo? Narasigaye rega. Rwose unasobanukiwe akamaro kazo. Numvaga zihenze, nkanisuzugura numva rwose ntabona amafaranga yo kuzigura. Cyane ko numvaga ari ibyo abifite da. Numva se gituma abana banyu bahorana ibibazo by'ubuzima, kwari uko muhorere n'igitagira ibikomoka ku matungo. Ibyo uvuga ni ukuri rwose. Rimwe na rimwe abana bacu bakanya no kubirurumba mu baturanyi aho bumvise indagara cyangwa isambaza bihumuye. Uhereye none rwose ndakwereka uko uzajya ubigenza ku buryo mu mafunguro utegurira abagize umuryango wawe hatazongera kuburamo ibikomoka ku matungo. Umufashe rwose. Yewe niba adafite n'amafaranga ndakongera 300 ariko azigure rwose. None umwereka uko azajya azongera mu mafunguro yabo bana. Hebe kubinteza rubwa mu baturanyi. Urakoze. Guhera uyu munsi ndabiganira na Sebushumba byiteho cyane. Kuko umugabo nyawe hari uwita ku muryango wawushakira ibikomoka ku matungo. Tugenda bwo tudasanga izo ndagara cyangwa isambaza babiducuze. Ni ukuri we namuhizi murakoze cyane Kanga. Sinari nzi ko njye na Sebushumba dufite ubushobozi bwo kwihahira ibikomoka ku matungo nk'isambaza cyangwa indagara. Ubimenye ko biboneka mu ngano n'ihwanye n'ubushobozi bwacu. Yego rwose. Impinduka ntoya mu gutegura indyo yuzuye irimo n'ibikomoka ku matungo, ubuzima bwiza bw'abagize umuryango wawe. Kurya ibikomoka ku matungo buri munsi nk'indagara n'isambaza si ibyo abifite, si ubwiyemezi cyangwa ubwirasi, ni ugusobanukirwa akamaro bifitiye umuryango wacu mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira mu bana. Nawe biha agaciro kandi ubihahe ntibibure mu ifunguro ry'abagize umuryango wawe, bizatuma bagira ubuzima bwiza b'ibishema ry'umuryango. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye na Landorex binyuze mu mushinga Orora Wihaze uterwa inkunga na USAID.